Impano yawe TV. Yitwa UMURERWA Nadia, umunyarwandakazi w'umusizi akaba n'umuhanzi, ku mivugo ye myiza. Ni mu kiganiro umuhanzi kuri televiziyo yanyu Impano yawe TV. Nk'uko mubimenyereye rero, njye bateguriye ikiganiro kandi nkakibagezaho, ni Soteur MUNYEMPUNDU. Wibuke ubanze ukore subscribe hasi aho ngaho, like, share, ndetse uduhe na comment mu biganiro byacu by'ubutaha, ibyo twazajya tubagezaho. Tumukurikire rero ku muvugo yaduteguriye uyu munsi. Muraho, nk'uko bisanzwe umwari w'umunyarwandakazi urajwe ishinga no gushinga umushinga ushingiye ku kurwanya ikibi cyose kibangamira ikiremwamuntu. Ndi isimbi risobetse ibyiza risobanuye byinshi mu mitima ya benshi. Ndi umwari w'umunyarwandakazi. Uwahakana ko ntari umunyarwanda namugwisha ishyanga agahaha iby'imahanga kandi amahanga ahandi. Nkundira nkubwire ko nkukunda wowe munyarwanda aho uri hose. Ndagukunda n'impamo y'Imana. Ndagukunda kuko uri mwene Kanyarwanda, ukaba mwene Gihanga ngomeje. Ndagukunda wowe n'ubwiza bwacu. Ndagukunda n'ukuri kwawe. Ndizera ko wabyumvise, ariko amatsiko ni menshi. Ese mbwira ufite amatsiko y'iki? Reka nkubwire ubundi we ntuje. Muri uyu mwanya ngiye kukugezaho umuvugo witwa umwari n'uyu. Ese wishimiye kuwumva? Aha, reka nkukubwire. Nanjye nteye amatsiko ko umuvugo uturarikiye ubutaha, umwari n'uyu. Mwakoze rero kubana natwe mu kiganiro umuhanzi kuri televiziyo yanyu Impano yawe TV. Ibiganiro byacu ni akagaruka rero, turabakunda. Ciao.